twari turi muri IHL competitions twahuye n'amayuniversite menshi yo mu Rwanda ntabwo byari ibintu byoroshye none ni ibintu tuba tugiyemo kubona kwishimira experience nshyashya uratsindwa ariko utaha waba wizeye ko uzabikora kurusha uko wabikoze uwo munsi ikindi University of Kigali irishimye cyane kuba yajyanye the Runners Up Trophy ni ibintu byadutunguye ariko nanone twarakoze cyane kugira ngo tubone ubutaha tuzakora kurushaho. Twavuga ko iyi competition irafasha cy'abanyeshuri mwiga amategeko by'umwihariko namwe b'abakobwa. Abanyeshuri cyane cyane abakobwa twiga amategeko abenshi ntabwo turitinyuka nk'uko abasore bari kwitinyuka muri iki gihe. Twebwe nk'abakobwa cyane cyane University ya Kigali yemphasizing ko abana b'abakobwa baza muri izi competition babone confidence to be marketable nk'uko abasore bari kuba marketable muri iyi imbogamizi kuko amategeko menshi y'u Rwanda bagenda bayahindura nka constitution ya 2003 yarahinduwe muri 2015 so ibyo twabona n'ubundi ni process dushaka ko tubona ubu ngubu ariko mu myaka 5 bikaba bizahinduka so nta kibazo dufitanye n'amategeko y'u Rwanda we support it and we are okay. Nirihe banga mwakoresheje kugira ngo muhatane murusha abandi? We had a teamwork aho umwe yumvaga atari bushobore yabwiraga mugenzi we ati ahangaha nibiri bukunde tugafashanya so it was all about teamwork. Miriwe neza nitwa Murisha Adikari niga muri University of Rwanda ishami rya Huye niga amategeko mu kanya. Hari competition mumazemo iminsi mwungukiyemo iki ese kumuze no ku bihembo mwatsindiye? No competition ya ICRC igeneye kuri international humanitarian law amategeko agenga intambara mu buryo bwo guhuza amahanga ni nziza cyane tuyininzemo byinshi cyane tuyumviyemo byinshi birenze icyo mu ishuri baduha birenze ibyo mu ishuri baduha mu ishuri turagenda bakaduha theory ariko ahangaha turaje dukora pratique bizadufasha muri career yacu nk'aba lawyers nk'abantu bazajya muri litigation bazajya mu manza imbere y'urukiko kandi nitwebwe future y'igihugu nitwebwe the people bazatanga justice twaba tugiye kuza prosecutors cyangwa abavoka ba defense cyangwa tugiye kuba even aba judge byose nitwebwe biri kudufasha kutumoldinga to shape us kudufasha kutugira uko tuza igihugu cyacu kizagenda judiciary y'igihugu cyacu bizabigeze. Nk'abakobwa ibi birabafasha iki ese hari izihe mbogamizi kuba izi competition nk'izi mutazibonaga ariko witse cyane nk'abakobwa mwiga amategeko mwitegura kuba abacamanza birabafasha? Igihugu cyacu kiriho kirakora uko gishoboye kose kugira ngo gender equality ibe ihari kugira ngo kizamura abakobwa moreover kiriho kirazamura n'abakobwa mu mategeko yego urabona ko platform yari ihari urebye participation yari ihari abantu bose batendinze mu maschools biggest number yari abakobwa ni ikintu cyerekana yuko abakobwa bari guhabwa ijwi ryabo riri guhabwa agaciro kubasha kuvuga kubasha kumvikana and yes twavuga ko bitinyutse twavuga ko ari igihe cyiza cyo kuvuga ko abakobwa bitinyutse bakiga amategeko. Abakobwa baritinyutse kandi ibyo byose tubishyikiriza ku gihugu cyacu tubishyira kuri leta yacu tubishyira kuri promotion the world is getting for gender and women emancipation. Imbogamizi musanzwe mwitabira ziri kuri ubu rwego cyangwa nibwo bwa mbere muzitabiriye? Hari izihari ariko iyi ngiyi nayo iri on the above level iri kuri level yo hejuru. Hari izihari za IPs zitegurwa na company yitwa IPs hari zitegurwa internationally tukabona invitations kujya kukompitinga internationally and iyi ngiyi niyo ya IHL ihari mu Rwanda imbogamizi mukibona kubiga umwuga wenda w'amategeko mukavuga muti bikuweho byagenda gute? Imbogamizi zihari ni
ntago ndi gutekereza neza cyane imbogamizi zihari right now, ariko kimwe mu mbogamizi zihari ni ijwi kukumvikana, kubera ko cyane cyane experience, hazamo ikibazo cya experience nk'abanyeshuri. How are we going to get your experience tuzayibona gute? hari platform kugira ngo experience iboneke. Niyo mpamvu izi activities, izi competitions ziri kuzamuka, ariko ntabwo zirajya ku rwego rushimishije cyangwa urwego twese twumva yuko yego hano biri satisfactory. ubona zibaye nyinshi zikajya zikorwa kenshi ibyaha, izo mbogamizi zavaho cyangwa yenda byana imbaraga abandi kuza kwiga amategeko cyane ku bakobwa? Yego mbona bihabwa agaciro cyane, kubera ko nk'ubu turebeye nko kuri social media zirahari, kandi niba uzahostinga yuko nakoze iki. Ubu hari LinkedIn, umuntu wakoze muri competition iyi ngiyi nagenda kuri LinkedIn ihuriraho abantu benshi ba professionals zitandukanye, bazabona ngo wakoze iki n'iki, n'ibi ngibi bitari akazi ubwabyo bizafatwa nk'aho ufite experience. Nitwa Sergo Jean Baptiste, umwarimu mu ishami ry'amategeko rya Kaminuza y'u Rwanda, ikorera Huye, ni ishami ry'amategeko rikorera hano muri irushanwa. Nkaba ndi umwe mu bariteguye, cyane cyane ko twariteguye ku bufatanye bw'amashami y'amategeko. Ni iyihe mpamvu noneho ituma mutegura aya marushanwa? Impamvu ni nyinshi cyane. Dufite isomo twigisha abanyeshuri bacu, isomo rijyanye n'amategeko agenga ibihe by'intambara. Iryo somo rero kugira ngo tumenye neza ko barifashe neza, biba ngombwa ko duhuza abanyeshuri bo muri za kaminuza zitandukanye kugira ngo bagire imyumvire imwe ku byo twiga, tunasuzume n'ubumenyi bwabo n'aho bageze mu byo twigisha. Ibyo tukabigeraho ku bufatanye na CICR, umuryango mpuzamahanga utabara imbabare. Abanyeshuri bagaragaza ko babona teori nyinshi ariko practice ikaba nkeya. Murateganya iki kugira ngo competition nk'izi ziyongere? Competition nk'izi kugira ngo ziyongere, cyane cyane turashishikariza kaminuza bigamo ko uretse aya marushanwa ahuza za kaminuza zose, ko muri buri kaminuza hajya hakorwa amarushanwa nk'ayo ngayo, ku buryo abanyeshuri baza hano ari abanyeshuri bazaba batsinze andi marushanwa. Tugashishikariza n'ibindi bigo nk'urugaga rw'abavoka ko rwateganya amarushanwa nk'aya ngaya kugira ngo bategure abanyeshuri bazaba ababuranyi beza, abazaba n'abanyamategeko beza, ku buryo bazajya babakira ari abantu bafite na pratique mbese mu byo biga. Hari gahunda se ko wenda mwabahuza n'abandi bo mu bindi bihugu kugira ngo dukurikije n'imyigire? Dukurikije abangaba batsinze uyu munsi, bazajya guserukira u Rwanda Arusha, aho hazaba ari icyitwa ngo All Africa Moot, azaba ari irushanwa rihuza amakipe yose yatsinze mu bihugu mu rwego rwa Afurika. Azaba mu kwezi kwa 11, naryo ni irindi rushanwa ritegurwa n'umuryango CICR. Urumva ko ni uburyo abanyeshuri bacu babonye bwo guhura n'abandi banyeshuri mu yandi marushanwa, cyane cyane bazaba bagiye bahagarariye u Rwanda. Iyo urebye mu banyeshuri biga amategeko, wenda nk'umwarimu waturusha kubimenya, ubona ko igitsina gore ari bakeya, biterwa n'iki? Ntabwo bakumirwa ukurikije amategeko yacu n'itegeko nshinga, yenda ni utabihitamo kwabo. Ntabwo dukumira abana b'abakobwa kwiga amategeko, ahubwo icyakorwa yenda ni ubukangurambaga. Inzego zitandukanye zikabashishikariza kuza muri uyu mwuga wacu mwiza w'abanyamategeko, ariko ntabwo bakumirwa pe. Impamvu yenda byaba ari uko kutamenya cyane ko hariho amahirwe menshi mu kuba bakwiga amategeko. Ntiwaba ari umwuga ugoye? Ni umwuga usaba ubwitange bwinshi cyane n'ubunyangamugayo, kuko iyo witwaye nabi muri uyu mwuga wacu w'abanyamategeko
byaguteza ibibazo nta n'ubwo wawurambaho, ariko ni umwuga mwiza kandi ushobora gukorwa n'abantu bose, upfa kuba gusa wabishyizemo umwete n'ubushake ndetse n'ubunyamwuga. Nitwa Namahoro Julien, nkorera komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare icyicaro mu Rwanda guhera muri 1963, ariko twagize icyicaro gihoraho muri 1990. Rero guhera icyo gihe cyose turi muri ibi bikorwa byo gusakaza amategeko agenga urugamba kugira ngo urubyiruko, abarimu, abashinjacyaha, abagenzacyaha bose bamenye ayo mategeko tutibagiwe n'abaturage muri rusange. Rero nshinzwe ishami ry'itumanaho ndetse no gukumira muri CSR, birumvikana nyine harimo n'ibikorwa nyine byo kumenyekanisha amategeko. hanyuma abanyeshuri, abasirikare, abapolisi nabonye ari bo mwibanda cyane kuri iri tegeko. Umuturage cyane ko ari we ugirwaho n'ingaruka muri biriya bihe by'intambara, umuteganyiriza. Urakoze. Ibyo bice nibyo twibandaho cyane kuko bifite aho bihuriye n'urugamba. Iyo urugamba rubaye, birumvikana umusirikare niwe ufata imbunda akajya ku rugamba, yaba ari ukurengera igihugu cyangwa se arwanira izindi mpamvu runaka. Hari abasanga ku rugamba, abarwana nabo ashobora kuba ari imitwe yitwaje intwaro, ashobora kuba ari abandi basirikare runaka wenda bigamitse ku butegetsi n'ibindi. Ariko ahantu hasanga abasivili mo nyine abaturage basanzwe. Abo bose mu by'ukuri ari ugiye ku rugamba, rushoje urugamba, hari amategeko amugenga agomba kubahiriza ibyanga bikunda, harimo birumvikana no kurengera babandi asanzwe ku rugamba, harimo abasivili. Ariko ntabwo ari bo gusa, kuko burya n'umusirikare wakomeretse agatakaza ukuboko ngo tumubona nk'aho atakifite uruhare rufatika mu rugamba, icyo gihe nawe agomba kurengera. Hari uwamanitse amaboko kubera ko wenda adafite imbaraga ku rugamba, icyo gihe nawe tumwita imfungwa y'intambara, abo nabo bararengera. Rero ibyo bice mvuze aho ngaho nibyo twibandaho, ariko ntabwo tugarukira aho ngaho gusa, kubera yuko hari abanyamakuru batara inkuru mu gihe cy'urugamba. Abo bose amategeko y'i Geneve yasinywe mu 1949 arabarengera. Rero turagenda tukajya no kuba mu muturage wo hasi wagizweho ingaruka n'intambara, tukamubwira yuko nawe nubwo aya mategeko amurengera, ariko nawe aramutse atenda intambwe akinjira muri ya mirwano, atakaza ya protection amategeko imuhereza. Ibi byose turabimenyekanisha, ni akazi kacu ka buri munsi, kandi ntabwo tubikora mu bihugu birimo amakimbirane cyangwa intambara, tubikora mu bihugu byose n'ibirimo amahoro. Mu Rwanda abantu kenshi bakunze kutubaza kuki CSR mu Rwanda. Ntabwo iyo tuvuze gukumira, twebwe CSR nta mbaraga dufite zo gukumira intambara, ariko niduhamagara abana bigisha amategeko, aba ngaba bazabamo abayobozi b'igihugu ejo hazaza, bazabamo abashinjacyaha, bazabamo abacamanza, bakamenya amategeko, bakamenya ibintu bijwe mu rugamba. Icyo gihe niyo haramutse hari ibibazo, bamenya uburyo bitwara. Niyo misiyo, niyo manda komite mpuzamahanga yaduhaye, kugira ngo dushishikaze, dukangurire abantu bamenye amategeko, hanyuma nibaramuka bagiye muri ibyo bihe by'intambara, bamenye ibyo bagomba gukora n'ibyo batagomba gukora. Iki gikorwa ni ngarukamwaka, tubikora buri mwaka, usibye ko igihe cya COVID twagiye dukoresha uburyo buri online, ariko ubu turi ku nshuro ya 6. Bivuze yuko ni ibintu bikomeza. Abana bacu mwabona urwego bamaze kugeraho. Iyo tubonye timu cyangwa se ikipe ihagarariye u Rwanda muri amarushanwa ya Afurika Arusha, biradushimisha kandi n'umusanzu turimo dutanga. Tunashishikariza n'abanyamakuru kugira ngo mujye mudufasha kumenyekanisha ibyo bikorwa. Namwe ntawabimenye ejo n'ejo bundi nshobora kubahamagara, kandi nimuhamagara muzanyitaba, hanyuma tuganire kuri aya mategeko. Hanyuma uretse abanyeshuri ndetse n'abari mu bijyanye na segiteri y'amategeko, mujya mukorana na serivisi za militeri? Yego, mugenzi yari yabivuzeho, ni ukuvuga ngo hari igisirikare, hari abashinzwe kubahiriza amategeko, ndavuga polisi y'igihugu, hari abagenzacyaha,
hari ubushinjacyaha National Public Prosecution Authority, hari abacamanza ariko cyane cyane urukiko rukuru harimo urubyiruko rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga. Abo rero tubibandaho kubera yuko cya gihe cy'intambara niho ibyaha byitwa intambara bikorwa. Rero kumenya ibyo byaha babigenza bate, babishinja bate mu rukiko, abacamanza bakoresha ayo mategeko iyo bari kuburanisha, ibyo tubikora buri gihe. Ku ngabo zijya kubungabunga amahoro mu Rwanda turabikora, yaba ari igako yaba ari igabiro, aho hose duhura n'abasirikare cyangwa se abapolisi kugira ngo nabo bamenye ibyo bantu. Nubwo bwose dushima uruhare rw'u Rwanda mu kubahiriza ayo mahame mu gihe bohereje abasirikare cyangwa se abapolisi mu kubungabunga amahoro. Twavuga ko aba banyeshuri bari bangahe, ese hari gahunda y'uko ushobora kuzongera umubare w'abahabwa ubu bumenyi? Kugeza ubu ngubu dufite kaminuza 5 mu Rwanda zigisha amategeko. Ntabwo ari njye wakongera umubare gusa, twakabaye twishima ko umubare uba mwinshi, ariko dufite kaminuza 5. Muri buri kaminuza tubabwira ko bagomba gukoresha competition nabo ubwabo bakamenya abeza barushije abandi, kuvuga ngo bafite ubuhanga muri aya mategeko nyine. Hanyuma twebwe tubasaba abanyeshuri 3. Aba 3 nabo bagahura n'abandi baturutse muri kaminuza 5 bakaba 15 nibwo duturanyamo aba mwabonye, abitwaye neza, ababuranye neza, abavuze neza mu rukiko, kubera ko ibyo byose n'ubumenyi wenda butazakoresha muri aya mategeko agenga urugamba, bizanafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kubera yuko aba ni abanyeshuri b'amategeko, ejo ashobora guhitamo kuba umwavoka akajya kuburanira umuntu. Icyo gihe rero burya iyo wabonye amahirwe nk'angaya yo kujya imbere y'aba-judges, ni umwitozo mwiza kugira ngo unabafasha mu gihe cyabo kizaza. Twavuga ko bari bangahe bitabiriye ino competition? Ni 15 bose muri rusange, ni 15. Hanyuma ariko bakaba baherekejwe n'abarimu babigisha, abakocis babo, abatoza babo, ndetse n'abanyeshuri bigana kugira ngo baze babashyigikire. Hanyuma natwe CSR nyine tukabahereza, tugashyiraho uburyo n'ubushobozi butuma iki gikorwa kigenda neza, kandi mubabonye ko byagenze neza. Murakoze cyane.